baramukije muri atandukanye. Uyu ni umunsi mwiza, umunsi wo ku cyumweru, umunsi wo gushimira Imana, umunsi wacu wa 236 wo gushima Imana. Ni umunsi abantu tujya gusenga, rero Imana ishimwe. Uyu munsi turasoma muri Zaburi 38, turasoma umurongo wa 22 na 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, Uwiteka ntundeke, Mana yanjye ntumbe kure, Mwami gakiza kanjye tebuka untabare. Haleluya. Aya niyo magambo tugomba gusengera uyu munsi, kubera yuko rimwe na rimwe hari igihe ubona ko Uwiteka yakuretse, hari igihe ubona ko Uwiteka atakiri kumwe nawe, ukamubwira ngo Mana ntundeke. Haleluya. Ukamubwira ngo Mana ni wowe mpamagaye. Haleluya. Hari ibyo Uwiteka akora ku buzima bwawe, ukamubwira ngo erega Mwami niwe mpamagaye kugira ngo utandeka, niwe mpamagaye kugira ngo udatuma data nseba mu maso y'abanzi banjye. Haleluya. Uwiteka rero reka muri kino cyumweru, muri kino gitondo, abane nawe, ubyuka ujya mu kazi, ujya muri shuguri zitandukanye, mubwire ngo Mwami ndayifuza gutandeka, ndifuza kutandeka, ndifuza ko abana nanjye, ndifuza ko amfungurira imiryango, ndifuza ko agakiza kawe katebuka kakantabara, kakabana nanjye. Oriya bashana bakoriya bozana rekozana bashekere bozikarabazana. Kristo niwe duhamagaye, Kristo niwe twiringiye. Tujya mu masengesho yacu, aho dusengera uyu munsi, tujya data gitare gikomeye muri shuguri zitandukanye. Rekubane natwe, rekutwigaragarize, katubona agakiza kawe, imbabazi zawe zibane natwe, mu izina rya Yesu tubisabye kandi tubyizeye. Amen. Umunsi wawe urarinzwe, Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Ngaho senga, ngaho shima, unezerwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen.